Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. hagati aho ababiligi nabo bati barasaba u Rwanda guhagarika gushyigikira umurwi wa cyangwa se abarwanyi ba M23. Ababiligi baje bakurikiye Blinken muri Amerika, baje bakurikiye Abafaransa, kugeze kuvuga tutese ku Rwanda ruhakana ko rudafasha M23. Kandi ibihugu buriya tujya tuvuga tuti nk'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibihugu bikomeye, bifite imitwe bifite inzego z'iperereza zikomeye za CIA zikomeye zireba rwose, zishobora no kuba zireba bajya bavuga ngo FPR aperereza ariko ntago yageraho ahaza CIA. Za nzego z'iperereza zinareba no mu nkono hari y'umuntu ati watetse iki n'iki waturakizi, bakaba bagutuma n'iki babizi, baba bafite amakuru menshi ahagije. Rwanda rukabihakana. Hagati aho ngaho rero kubihakana hari impamvu baba bihakana muri rusange, ariko ikiri imbere nuko cyangwa se ikizwi mu buryo budasubirwaho nuko ibyo bavuga cyangwa se ibyo ngibyo bababwira nabo hari position yabo baba berekanye. Akaba ari nacyo kintu ushobora kwibaza cyane kandi ukomeza wibaza, uwo ari wese anibaza atese no kubera iki tutabeshye cyangwa se turebeye mu ndorerwamo nyayo, kubera iki ibihugu byinshi bikomeza bivuga biti u Rwanda ese no kwanga FPR. Byo tuvuga nyine ubutegetsi bw'u Rwanda, nyine FPR ni iri ku butegetsi, niyo moteri wa leta, niyoboye nyine, nta kindi ubu nta wundi twavuga. Angara no duhita twibaza tutese FPR igeze aharindimuka gutyo ku buryo ishobora kugambanirwa cyangwa se ikangwa mu buryo bugaragara na leta zose zibaho nyinshi zinakomeye cyane ku isi, ku buryo bageraho rwose bayibwira bati ibyo bintu uri gukora, bayibeshyera ko ibyo bintu itarabikoze kaba ari akaga gakomeye kuri yo. Ngenda bivugisha ukuri. Impamvu rero mbivugisha ukuri nuko igihe cyose waba ubeshyerwa kandi ibyo bintu utarabikoze,
ntago wakwizera mu by'ukuri ubuzima bwiza cyangwa se ngo wizere amahoro mu gihe cyose ubona isi yaguhagurukiye ikubeshyera. Turi kuvuga anka yaba ibabeshyera koko, ariko se koko tubyivugishije ukuri irababeshyera? Urwo rwango rwaba ruturuka hehe? Nirwo buriya dukeneye ko nk'abanyarwanda dusobanurirwa urwo rwango ahantu ruturuka, ku buryo Kongo yanga u Rwanda ikarubeshyera kwihungabanyiriza umutekano, Amerika yanga u Rwanda ikarubeshyera kujya gutera Kongo, ku buryo Ubwongereza, Ubufaransa, Ababiligi n'abandi bose banga u Rwanda bakarubwira bati, bakarubeshyera kujya guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu. Ibyo bintu bikeneye ubusobanuro. Hano hari ntuza, ibyo byagombye gukorwa na parlement cyangwa se inteko ishinga amategeko. Mu gihe haba hari inteko ishinga amategeko yigenga, yagombye kuba yatumije ababishinzwe bagasobanura neza urwo rwango. Ariko n'inteko yo wagasobanura yagezemo iyo avuze bakoma mu mashyi kubera tuba tuzi ko inteko uko intebe imeze, nta nteko mu nteko nta opozisiyo irimo ishobora guhakanya cyangwa se yerekana umurongo nyawo unyuranye n'ubutegetsi. Niyo opozisiyo yose iri mu ibyo ngibyo ahanini bikunda kuba cyane igihe hariho kompetisiyo cyangwa se higanwa. Bavuga bati iri shyaka rifite amakosa, ryakoze amakosa. Nka buri urabona ko muri Amerika niba bariya ba Biden uyu munsi bari kuyobora, nka Trump ashobora kuza ati mwakoze amakosa mushyigikira Ukraine, none abanyamerika twabihombeyemo, isi yose yarakennye. Trump akaba yakongera agatsinda Biden. Ariko hano mu Rwanda kubera igitugu, ngira ngo ibyo bintu akenshi tuya tuvuga tuti biba biri kure, ariko mu kuba biri kure ngira ngo ntabwo biri kure cyane. Nirwo rugamba turi kurwana, niyo mpinduka nyayo turi kurwanira, kandi nibyo turi kugira gute, turi guharanira kugira ngo tuzarebe ko twabigeraho. N'ibyo biganiro rero none uyu munsi biri bwibandaho cyane kuri ko nyuma y'Abongereza, nyuma Faransa, nyuma y'Abanyamerika, uyu munsi ari Ububiligi burimo bubwira u Rwanda. Ariko nanone hari ikintu ngaruko kandi kijya kintangaza cyane. Mwabonye nka Union Européenne, nanavuga ntibari abazungu, hari ibintu bakora ukagira ngo ni scenario baba bari gukora. Nka Union Européenne kira cyemezo yafashe ngo irimo ngo irabuza ni ibintu bingiye mbona bishekeje ngo ingendo ngo zabari abantu zigafata abantu mu mitwe y'inyeshyamba ngo nibo ngo zifate ibihano byo kutazakandagira ku mugabane w'Uburayi. Ubundi z'inyeshyamba zabijye mu Burayi gukora iki? Ukibaza Union Européenne ibihugu bigiye birimo bikomeye, Amerika n'iki, muri Amerika hari uwo batunga agatoki. Abo batunga agatoki cyane akenshi basapota bundi b'umutwe w'inyeshyamba nibo baba ba influence urugamba, nibo baba bafashe urugamba. Urumva? Nibo baba bagira gute, nibo baba baha imbaraga. Ariko ngo utazabasha ko n'ubundi ntiyanahageraga. Numva rero turibanda ku izo ngingo cyane cyane muri rusange banyarwandakazi. Ariko nongera kubabwira ngo akarere ntago kazagira amahoro kadafite amahoro nyine. Amahoro nyayo burya ni igihe umuturage yisanzura, ashobora gukura akanashyiraho, sibyo? Ashobora gushyira agakuraho. Naho igihe cyose abantu bazaba baragijwe inkoni, baragijwe cishwaha, ibyo byo ndakurahiye n'ubundi ntago bizashoboka. Banyarwandakazi rero bakunze urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, twongere tubasuhuza aho muri hose. Abari mu Rwanda tubasuhuze kandi twishimira uburyo mukora munakurikira ibiganiro byacu. Twongere tubasabe mukomeze mukore subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Ntago tubabwira ngo mubireke, hari abavuga bati bikore cyangwa se ubyihorere, ariko twebwe turabibasaba kuko ari ngombwa. Hari icyo bitwungura cyane namwe hari icyo bibungura. Buriya njya mbabwira ngo hari abantu bajya bakurikira ibiganiro byacu, ndabizi hari abakurikira ibiganiro byacu batadukunda, ari ababaje wenda hari ababaje kunota kugira ngo barebe ko hari icyo bakuramo cy'icyaha
cyangwa se babona amagambo yandi, hari abaza kubikurikira baje kureba uburyo baturwanya, hari abaza gukurikira ibiganiro byacu kubera ko yumva ko hari ikintu gishya cyangwa se hari icyiza turi kuvugamo, hari n'inama turi gutanga, hari n'inyigisho turi gutanga, ariko atadukunda. uwo nguwo akenshi yagiyeho areba cya kiganiro akavuga ati ndamurebeye ndacyumvise kubera ko nyumvise, ariko kubwe akumva ibyo yarebye yaba byashobokaga kuba atakwandikwa mu barebye ari uburyo yasiba uko kureba, akumva nawe yakabikora. uwo nguwo akenshi arangwa no kuza ntabe yakora subscribe cyangwa se ngo akore like, ati nimuha like arunguka, nimukora subscribe arunguka. urumva ko rero muri rusange abanyarwanda ni abantu bashekeje, kandi niko nguko mu miterere yabo ahanini baba bameze. hari n'ababaza ngo mwizerwa ngo utunzwe ngo ni views uba ushaka, hari abaza bati mwizerwa utunzwe niba se koko bintunze tujye tuvugisha ukuri, bikubabarije iki nibaho kubona kuki ubabara kuko bintunze? ahubwo wahagombye kugira courage yo kuvuga ati kuva bimufitiye akamaro, niyo bimukamufitiye bikafitiye n'abandi, ahubwo reka tugire courage yo kugira ngo ko bimugirira akamaro kenshi. niyo mvuze uzajya usanga muri YouTube channel y'ibihugu y'abantu bo mu bihugu byo hanze bindi usanga ateye imbere cyane kubera ko hataba habaho tutongonongo. nibyo nababwiye rero, ni hari ukumvira ikiganiro kubera ko yumva ari inyigisho ari gukuramo, ariko akumva akavuga ati yaba byanashobokaga nkabisiba, hari n'urangiza kukireba tufagize uruganiro rureba biterwa n'ibyo twavuze. nuko rero reka mbasuhuza bari mu Rwanda, kandi nanabashimire rwose mukomeje kwihangana. ibyo bintu ngira ngo kenshi mu Rwanda ababikora, ariko ngira ngo abaturwanya hari ababa barimo, ariko nishimira abantu bari mu Rwanda uburyo mukomeje kwihangana no kuruma gihwa, kandi nishimira uburyo mukomeje gufashanya abanyarwanda. ubu ngubu tudafite rwa rukundo twasanganywe, ngira ngo nta n'umwe wakagombye kuba ariho, kubera ko inzara iri mu gihugu, izamuka ry'ibiciro, ubukene, imihangayiko. ese ninde wakanabaye anatuye ukurikije amategeko ariho? nta n'uwakabaye agira aho aba, nta n'uwakabaye aguhika. njya mbabwira hari njya nibaza nkavuga nti n'aba gitifu sinzi ibyo barya, cyangwa se abo bakozi ba leta nabo harabubona bafite udushahara turi negligeable ku buryo tutajyanye n'ibihe tugezemo. nabo ntibahagombye kuba batuye bafite inzu babamo, abana babo biga, kubera ko ubuzima bwahenze. nuko rero twigarukira gato tutububirigi gusaba u Rwanda guhagarika gushyigikira abarwanyi ba M23. abo ni ababirigi. tutaragaruka gato ku bubirigi nongere mbivuge kuko turi bubizeho. njya mvuga nti imikino y'abazungu njya mbona niba ari ukugenza gake, niba ari ugutanga umwitangirizwa simbizi. njya nibaza, mwenda muze gushyiraho commentaire kuri iki kiganiro tungurana ibitekerezo. u Rwanda rufite izihe mbaraga ku buryo ububirigi bababwira bakavunira ibiti mu matwi? rufite izihe mbaraga ku buryo abongereza bababwira bakavunira ibiti mu matwi? rufite izihe mbaraga ku buryo abafaransa bababwira bakavunira ibiti mu matwi? rufite izihe mbaraga ku buryo Etats-Unis d'Amerique, leta zunze ubumwe za Amerika, minisitiri w'ububanyi n'amahanga aganira na Kagame, yarangiza kuganira na Kagame, Vincent Biruta akaza, kandi minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ati bishobora kuzagira icyo bitanga, ariko Vincent Biruta akaza avuga ati ntacyo bizatanga. ni mw'ubwo buryo kuko avuga ati mu gihe cyose bafata ibibazo bakabisunikira ku bindi bihugu cyangwa se ku bandi, ntacyo bizatanga. kandi undi yaje avuga ati uko niganiriye na mwenyewe, ngaho mbwira izo mbaraga ni izihe bafite zishobora gutuma isi yose ibabwira iti mukora iki n'iki, bakavuga bati ntabwo dushobora kugikora, bo ntibagikore. ngaho mumbwire. ni drone zirenze. uzi ko u Rwanda hari igihe ibintu bimera gutyo ukaba warwumvira inyuma ukagira ngo rurenze Uburusiya. ku Burusiya nibwo bufata icyemezo, ariko nabwo bakocaguranye, barwanye intambara zikarenga, ibintu bikaba ibibazo. gusa dukomeze, ni icyo ngicyo navugaga. hagati aho ngaho rero
abanyaburayi nabo bati dufashe ibyemezo ku barwanyi b'inyeshyamba, bavuga ba Makenga, niba ari Makenga, ba Wiringoma, bande bose, bati ntawe uzakandagira i Burayi, ndetse ni ibihano by'umwaka kuzageza igihe bishobora kuzongerwa. Mwumva ibyo bintu bidasekeje? Buri se Wiringoma yajyaga ajya niba ari mu ishyamba ari kuzajya mu Burayi gukora iki? Ntuza Makenga ari kuzajya i Burayi gukora iki? Cyangwa se ndi bati nabonye harimo n'umukoloneli wo muri FDLR, bati nawe wasataranahagera mu myaka amaze mu ishyamba, n'abandi. None se tuvugishije ukuri, abanyaburayi urumva uwo mukino baba barimo bari umukino wo kumeza ute? Abanyaburayi ku ruhande rumwe bati leta y'u Rwanda ifasha umuhari wa M23, ndetse mu isura ya M23 leta ubutegetsi buyoboye u Rwanda nibwo bukora icyo gikorwa cyo guhungabanya umutekano wa Kongo, barangiza ngo inyeshyamba iri kuri teni iyo bafatiye ibihano itazanagera i Burayi. Ese kubera iki batabifatira babatera inkunga? Tujye twibaza icyo kintu, kubera iki batabifatira ababatera inkunga ko ari nabo baba bahagera? Aha rero niho abantu bareba bakibaza bati uyu mukino abazungu cyangwa abanyapolitiki babamo ni mukino nyabaki? Ku ruhande rumwe uzavuga uti mwebwe ni mwebwe muri gutera Kongo, kandi nibo bari gutembera bagenda iyo hirya no hino, nibarangiza utazabasha kuhagera baba ari babone babafatiye ibihano. Reka ntekereza ko ibingibi ni ugutekereza kabiri, uretse ko nagiye nanabivuga guhera kera, ngenda bisobanura mu buryo bufatika yuko Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imbaraga zayo n'ubuhangange bwayo buzava muki? Buzava mu baturage bayo, guharanira uburenganzira bwayo. Naho ubundi imikino y'isi uzanarebe ngo nta mugabo wubakira undi, nta mugabo wubakira undi. Buriya Kongo igihe cyose izagira imbaraga z'abaturage ikabasha kurinda ubusugire bw'igihugu cyayo. Ubuse reka nkubaze, CNDD-FDD ya Nkurunziza na ba Neva bariya, ejo 2015 iyo batwika iriya kudeta ikarya, mwibuka ibintu byari byatangiye ati Nkurunziza CNDD-FDD bari gukora jenoside n'ibindi. Nuvuga ngo iyo bari iriya kudeta ikemera bakava ku butegetsi bari kwirukanwaho n'isi yose yuko bakoze jenoside. Mwibuka ibihano ubu ngubu barimo bari kusohokamo. Kuki se bari kubisohokamo? Ariko babiciye mu by'ubukungu, gufatirwa ibyemezo, inkunga n'ibiki byose, ariko bari kuzibaha. Kubera iki? Kubera ko bagize imbaraga zo kurinda igihugu cyabo nticyabasha gufatwa. Ariko kiriya giyo bareyisisa bari gukora bari abapushiste, deja biba byararangiye, ntago ubu ngubu CNDD-FDD bikibukwa, ndetse n'abayobozi bayo bakaba bari gukurikiranwa ku isi hose aho bari hose. Ni kimwe no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage baho nibabasha kurinda igihugu cyabo, ndetse ahubwo bakanareba kabiteranya iyo mitwe, isoko y'uwo mutwe ni iyihe? Isoko irava hehe? Noza uracungira amazi aho ari kuza nkaho wagiye kuyarebera haturuka, ushobora gusanga amazi azi wawe yitura mu migezi, wenda agera iwawe yamaze kuba menshi bitewe n'amasoko menshi agenda agira, cyangwa se ari agasoko kamwe gahura n'utundi mu nzira, ariko ukareba ukavuga uti isoko nyamukuru y'ibi ngibi ni iyi ngiyi, reka mbanze njye hariya ku isoko, mbanze nahashyira moteri nkayayobereza ahandi, nahashyira moteri ngashyira nk'ibintu biyanywa, nahabyinagira amazi agahera aho ngaho cyangwa akayobera. Nuko nguko naho kuzategereza ngo amazi ansanga nganza yashiduka yakugomorokanye rwose yagize. Ibyo rero ni question ni ikibazo cya Kisekedi n'abakongomani bagenzi be n'abandi mu kugira gute, mu kwihagarara no kurinda ubusugire. Gusa ariko nongere nshimire Kisekedi buriya ku ijambo yavuze rwose, wagira ngo akurikira ukuriganza no kuritsinda. Hari ikintu nakunze kuvuga nti twebwe turi bene ngofero, turi ba ngofero itukura.
ba ngofero turi bene ngofero. Abaturage benshi b'abanyarwanda benshi kugeza iyi saha turababaye, turacakajwe, dufite ibibazo byinshi. Gufata rero umuturage wajyaga guhahira muri Kongo ukamwirukankaho cyangwa se ukamuhangayikisha yaje kuzunguza, yirukanywe n'abanyerondo n'abadaso n'abakihani i Kigali cyangwa se Goma cyangwa se Bukavu, bari kumufata bakajya kumufunga. Warangiza nawe ukavuga ngo dore n'umwanzi wacu ari ubumuhohoteye. Umuhohoteye kubera ko nawe bahaje yaguhungiyeho. Iriya ni impyisi, burya ngo impyisi yaguhungiye mu nzu nta witanga, ahubwo iba yahunze nyine, ahubwo ushobora no kuyigaburira ikabo. Nitwa umugani uvuga, hari gufata umunyarwanda w'umukene ubabaye warangiza ukajya kumugereranya n'abakongomani cyangwa se n'ubutegetsi muri guhangana bufite ibibazo, bufite icyo bukurikiranye aho ngaho. Mbabwiza ukuri yuko ibyo Kongo ivuga ngo umutungo wa Kongo uribwa uzanwa mu Rwanda, uriya mutungo wa Kongo wibwa uzanirwa abanyarwanda. Ntabwo abanyarwanda nta munyarwanda waba ukennye, ntabwo abanyarwanda baba bakiba mu myobo, ntabwo abanyarwanda baba bamburwa cyangwa se ngusa. Ibyo ngibyo byose nibaho ko bajya kubiba, tubigereranya nuko n'ubundi n'abanyarwanda babiba. Nkuko muri Banyaho ubona bimeze, nkuko ubona hirya no hino abaturage bavuga bati baje kubara imitungo yacu hashize imyaka bataratwishyuye, ba rwiyemezamirimo baraza bakatwangiriza ntibatwishyure. Hirya no hino ibyo nzongera tugenda tuzibona. Hari rero nagiye mvuga nti rwose abakongomani mujye mutwumva, mumenye ko turi bene ngofero, mumenye ba bene ngofero. Cyakora yaje avuga rwose avuga ati twebwe ntabwo dufitanye ikibazo n'abanyarwanda, abanyarwanda ni frère, ni abavandimwe, mubafate nk'abavandimwe bacu. Nta kiro tugomba kubakiza cyangwa se nta kintu kibazo tugomba kugirana nabo, ahubwo abanyarwanda tugombye kubana nabo neza, ndetse tugombye kubafata neza nk'inshuti zacu, kubera ko nabo turababaye nyine tutababara. Nuko rero ngira ngo icyo ngicyo nicyo navugaga, ntiwagira ngo yagiye adukurikira kandi akurikira ukuri ganza no kuritsinda. Tujya twibandira kuri izi politike z'ibiyaga bigari, karere kacu mu Rwanda n'ahandi, ariko mbwira abanyarwanda ntimukomere. Hano rero nibyo twavuga kandi tugaruka ku Babirigi. Ababirigi bariya bakoroneje u Rwanda na Kongo, bati Ububirigi bwasabye u Rwanda guhagarika gushyigikira umurwi wa M23 mu itangazo ryasohowe ku wa gatanu n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Ububirigi n'ayandi makungu, ni ukuvuga ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi. Icyo gihugu rero cyavuze ko abarwanyi ba M23 babarizwa mu gushyira inkota hasi. Turi kubisoma nuko byanditse mu Kirundi, ariko turi kugerageza kubivuga mu Kinyarwanda. Buryo Birundi n'Abinyarwanda birasa, ikirimi cy'Ikirundi n'Ikinyarwanda birasa. Niyo mpamvu burya akenshi usanga Abanyarwanda n'Abarundi wenda batandukanya kwa kundi bavuga, ariko usanga ari nk'uko uzajya mu majyaruguru ugasanga umuntu muri aravuga Ikirera, ukazajya cyangwa ukumva hari ukuntu umuntu avuga igihehe gutyo hose ugasanga, ariko mbona bijya bisa. U Rwanda rero narwo rugakoresha inzira zose mu kumvisha abarwanyi b'uwo muhariko babwirizwa guhagarika ingwano. Ese kubera iki babwira u Rwanda kubumvisha? Ibi narajye bivuze. Impamvu babwira u Rwanda kumvisha bariya barwanyi nuko nyine baba bamaze kuvuga bati n'abawe genda ubabwire bahagarare, ariko bagashaka kugira ngo bya bindi byo kugerageza gusigiriza cyangwa se gukarisa, kwa kundi umwana ushobora kumubwira uti ashobora gukozwa, humura mwana, ntabwo ari wowe, humura genda ugire gutyo dukureho, nubwo atari wowe wadushyize kandi reba ko ari wowe wadushyizeho, mwana akadukureho yishimye. Ariko u Rwanda ntabwo ibyo ngibyo rubigira. None abategetsi ba Kongo, abahinga mu bya ONU na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza ko u Rwanda rushyigikiye umuhari cyangwa se umuhari wa M23. Ni abategetsi ba Kongo, abahinga ba ONU na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza ko u Rwanda rushyigikiye umuhari wa M23. U Rwanda rwo nyamara rurabihakana, ahubwo rukavuga ko
abategetsi ba Kongo bashyigikiye abarwanyi ba FDLR barwiriyemwo abagirizwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. U Rwanda naho ngaho ruhagaze. Itangazo ry'Ububiligi ryasabye Kongo guhagarika imigenderanire yose yaba nkana cyanke itaba nkana na FDLR. Noneho muri iryo tangazo Ububiligi bwasabye iyubahirizwa ry'ubwigenge bw'ibihugu byo mu karere, bwongera busaba bushimitse ko amagambo yuzuye urwango akongera agacanishwamo ahagarara. Ububiligi bwateye kandi ibyatsi igandagurwa ry'abasivile biciwe mu burere bwa Kishishe na Bambo, bwumvikanisha ko abakoze ubwo bwicanyi byabe bikunde bazohanwa. Abakoze ubwo bwicanyi byanze bikunze bazahanwa. Niho rero mbabwira ngo bya bindi turi kuvuga ku basapota cyangwa se ku batera inkunga iriya mitwe yitwaje intwaro, ugasanga bara nibo bashyize ku rutonde batitaye kuba warabateye inkunga, bitewe wenda n'uburyo yibaniye n'abahana ku buryo bashobora kwiba. Ubuze reka nkubaze, ubu Jean Bosco Ntaganda ntarirahe, ntari gukatirwa ese nta bateraga inkunga arimo kugisa uba arirahe wenyine, kandi hari abandi batera nkunga niba bari bahari. Nabyo rero nibyo bintu ushobora kwibaza. Ni bya bindi rero bababwira bati ntibyagutangaza bose nubwo bajya no mu mishyikirano ya Kongo n'abandi bari ntekereza ko hakomeje kubaho resistance. Nibi ngibi bikaba byanaba aba bakavuga bya bindi bajya bavuga ngo ubundi se ngo turarekura udushe twafashe tujye hehe. Ubu ngubu rero kuturekura nanone byaba birenze bimwe bya mbere, nibura na mbere aho bari kugenda hari kuba imishyikirano. Ariko ntekereza ko ubukongo bagiye mu mishyikirano, Kongo yavuga ko batanegosiya n'abicanyi, bakavuga ati abakoze ibyo byaha mubanze mujye hariya ku ruhande, banze mu kubitwa intaye ku gahanga. Ubu ngubu bivuze ngo n'ubundi warekurwa cyavuga ngo ndarekura njye, bamwe bavuga ngo ndarekura njye he, hari nk'abarekura bajya mu buroko, abandi wenda bakajya mu buzima busanzwe, abandi bakajya mu gisirikare wenda sadepa, n'ubwumvikane bagirana. Noneho rero amatoza y'ibanze yawo niyemeza ko rero mu mpera z'ukwezi kwa 11 abarwanyi bayo 23 bishe urw'agashinyaguro inzirakarengane z'abasivili 131. Muri abo harimo abapfasoni aribo bagore 17 n'abana 12. Abo bose oniyemeza ko ari abasivili bo mu buseruko bwa Kongo. Yana yo 23 rero ikavuga iti bariya abantu ntabwo ari twe twabishe, ati twaratewe, ati niba ngo ari mayimayi yagize ngo yabirukanso ikatera mu birindiro bya igatera n'ati tukayimincaho amasasu ngo bakigira abasivile ngo tukabica gutyo nyine. Ariko hagati aho ngaho nubwo burya kurwanira mu basivile biragorana cyane. Ntekereza ko Kongo urugamba yarurwanye mu bwenge cyane. Kongo mwenderereri nayo yari kuregwa jenoside cyangwa se kuko wumva ko Kongo tujuru bigaruka ngo jenoside. Kongo yagize abantu bashyushya urugamba utamenya wenda niba ari abatekinisiye cyangwa se niba ari abaki, ugasanga bari gushaka gukora ibikorwa byo guhohotera abantu. Ariko Kongo yagiye, wabonye ko yagiye ikora ibintu byo kugenda babarobaroba babafata mu myigaragambyo, ugasanga hari abashaka gukora ibi, hari n'abaje bavuga amagambo n'abanatyaza n'imihoro. Ni cyogeze ubona byongera by'imihoro ngo bongere baraza baka. Kongo ari ahantu yamenye ikigwa n'ibikenya. Na Kongo n'abahatani ndavuga Kongo bari gukina politike yo ku rwego rwo hejuru, kuko politike wingibi ikintu kiri ubu ngubu nicyo bita gukoresha penalty. Nka buriya mvuze ukuri mu bintu turwa penalty ya mbere buriya barayiriye, penalty ya mbere yarayiriye. Niba koko byaranabaye bakabacokoza bakigira abasivile bakiroha mu basivile mu bintu turi karasa abasivile, deja penalty yarinjiye. Kuko na Kongo iramutse bikoze ikica abasivile kandi ivuga ko ari bishinzwe kurinda, iba yamaze gukora ikosa. Burya icyaha cy'intambara kiba cyamaze kukujyaho. Kurwana ntago uri kurwana niba uri kuvuga ngo uri kurwana igihugu, uri kurwana abasivile iyo watangiye kubica. Niyo mpamvu rero niba biyambuyeho ko bakigira abasivile, ahubwo ni n'amahirwe wagize, kubera ko biyambuye. Ubwo biyambuye intwaro bashyira hasi bariyoberanya, ahubwo injira gake mu basivile ubagotera aho ngaho mpaka kubafasha ame. Uzi ko uyu mubare wapfuye no muri Ukraine naho wumva ntago turumva abasivile bapfuye
ni gake sinzi, ntago turumva ibintu byahabaye ku buryo bwinshi cyane ngo ngo abasivile bapfuye. Sinzi ukuntu yanambara, kandi urebe ko ari intambara y'indege itagirobanura ireba hehe, abasivile babashyira he? Dukeneye rero kwiga nk'abanyafurika, tukiga ukuntu ushobora kurwanirira abantu ariko abantu badapfuye cyangwa se utabishe, bakajya banajya imbihe. Buriya n'ikintu mbona cyiza, niba bashaka kumva n'imirya, niba bumva ko bakomeye abantu barwana, bakwiriye kujya bumvikana bati abasivile bahangaha mubegezeyo, tuzarwanira aha n'aha. Ariko strategy nyine nizo ngizo zo iyo byageze mu gisivile, kuko n'ubundi mu mujyi ntiwarwanira hatarimo abantu, n'ubundi hagomba kuba strategy militaire, niko mbitekereza, y'uburyo abantu bagomba kwiga kurwanira mu mijyi ku buryo hatagira abantu bahangirikira cyangwa bahapfire. Iyo bapfire nyine byitwa ibyaha by'intambara. Muri rusange rero M23 isabwa gusubira mu birindiro byayo bya kera hatarenze kuri uyu wa gatanu, niko icyo gihe byasabaga, niko abakuru b'ibihugu icyo gihe na za guverinoma basabaga. Ariko icyo ndumva byararangiye badasubiye inyuma. M23 yanze gusubira, hari igihe yigeze kuvuga ngo turasubirayo, ariko gusubirayo ishiduka byabaye ibindi, yaguye mu cyaha cy'ubwicanyi ku buryo inkiko ziraho ubu ngubu ziyabanguye cyangwa zimeze gutya zikanuye amaso. Urumva rero uyu munsi ntekereza ko itabi kivuyemo. Noneho rero ubumwe bwa Buraya, twibutse ko kuwa kane nabo bwasohoye itangazo rishya cyangwa se rija nk'iry'Ububirigi, bwiyamiriza ubwicanyi bukorwa ku basivile ba Kongo. Iryo tangazo ryaravuga riti amasezerano yateweho igikumwe abwirizwa kubahiriza mu maguru mashya. Imirwi yitwaje ibirwanisho itegerezwa guhagarika amabisha ikora, igashyira inkoho hasi cyangwa se imbunda hasi cyangwa se intwaro hasi. Abashyigikiye iyo mirwi bategerezwa kugarukiriza aho ngaho. Hano rero twibuke ko ari VOA cyangwa se ijwi rya Amerika ryo itariki 10/12 niyo nkuru ya turimo turi gusoma ahangaha. Hano rero turasomaho gatoya na commentaire z'abantu. Hano haravuga kuri VOA nyine kuri Facebook page yayo, baravuga ngo uyu no Peter Benwa bakamubya, niba ari bakamubya. M23 egari Kagame 100%. Rwanda Press RDC egara akabazo, ashyira tubazo twinshi. Noneho aho bita rero Riko Mora, aho bita Saidi Nashikakiye aravuga Benita bakamu FDL ariko yabazaga. Noneho Riko Morabito Gisa bakwise bakamabya kuko nta bwenge ufise. Abanganda ndumva basa n'abari gutana amagambo. Noneho Gusenga Emmanuel aravuga ati Kagame azotwarura nabi. M23 nisubira i Rwanda byihuse, ubundi bwo mu Rwanda duteye ingorane bararusenya arabaza Kadafi. Uyu niko avuga, niko uyu nguyu Gusenga Emmanuel. Noneho rero Frank Dukuze, niba ari Frank Dukuze Musa, sinshinja u Rwanda rwose kuko hari abanyarwanda benshi babibonesha amaso ariko bakabura uko babihamya, kuko gutinya gereza cyangwa kubaho nabi. Naho ubundi isi nzima imaze kumenya ko M23 ari ishami rya RDF rikorera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Kagame nadahagarika ubu bwicanyi, amaraso y'inzirakarengane arimo aratabaza. Uyo niyo bita Frank Dukuze Musa le. Noneho nishira imbere Jerime, ibintu abazungu bihaye none babirigi bashaka gutwara Afurika. Putin basangiye urukoba ariko akorama iki ko batamuvugisha, bakumbuye kuza gusahura gusa ubutunzi bwa Afurika. Ngo niko avuga. Hano muwaza Antoinette, ubwo se baravuga iki? Ibi byose si ingaruka zabo. Noneho hakazo bita wanyiri juru Cyprien, abo bari kurimba ubusa, nibo ntandaro ya byose, bagakwiye no guceceka kuko ni ingaruka ya Kongo, Belgique, Rwanda, Burundi.
Prosper Mugabe, none se iyi jenoside abategetsi b'u Rwanda bamiza mu kanwa ntihera? Mbega u Rwanda nico gihugu cyonyine cyabayemwo jenoside. Iyo mvugo yabo hari igihe isesema, bazohava bisanga bariko bagiriza abantu uruhare bagize muri jenoside kandi bavutse iyo jenoside yarabaye. Ni Prosper ari Mugabe, nawe navuga mu kirundi cyinshi ashobora kuba ari mu Burundi. None Emmanuel Nsengiyumva, erega u Rwanda iturufu rufise ni FDLR, bakibagira ko isi y'ubu atari iyo muri 90 cyanke iyindi myaka. Urabye Remedia Rwanda propagande bagirira M23 n'uruhinja ruca rubona ko hari isano hagati yarwo na M23. Rero bemere bakore ibyo bategetswe, kuko Rwanda ntirworwana n'isi yose ntibyokunda. Uyu nguyu rero niko avuga. Noneho kuki abandi bafatiwe ibirwanisha ariko u Rwanda ntibarufatire ibihano? Nibareke ikinamico ngaho. Ndabona ari uyu nguyu noneho Kabagema Robert, ndabona ari ya makarita barimo gukina, ariko turabimenyereye niko bikorwa. Ayo majambo y'uburyarya Dorote igira mbabazi, ayo majambo y'uburyarya yahagarike. Iyaba ari Uburundi, ishyirahamwe rya Buraya, Ububirigi, Ubwongereza, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika biba bimaze kudufatira ibihano. Noneho ahirwa basenga Abraham, Ububirigi ntago ikibazo cya Kongo ntikitureba. Jenoside yabaye ururirimbo. Ni byinshi, ni harimo commentaire nyinshi. Ni jenoside Rwanda tujye mu Rwanda bariga amashuri kumengombo. Hano hari ibintu byinshi cyane, ndabona commentaire ni nyinshi, ariko reka duse n'abazisubika ahangaha twigarukire tuvugishije ukuri. Hari igihe njya mbivuga ku mugani, buriya ibi bintu bagiriza u Rwanda cyangwa se bahora babwira u Rwanda, njya mbona bisa naho ari nk'umwana ububwirwa n'umubyeyi ngo ariko waretse. Ni ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabuze iki? Abongereza babuze iki? Abafaransa babuze iki? Union Européenne yabuze iki? Niba ho kubabona u Rwanda ari rwo ruhungabanya umutekano wa Kongo, iyi mikino dushobora kuyibona dute? Babuze iki niba babona ari rwo ruhungabanya umutekano wa Kongo? Abantu barapfa umunsi ku munsi umusubirizo. Abantu barapfa umusubirizo umunsi ku munsi. Iyo bari kurwana babapfa, abasirikare ku mpande zombi babapfa, abaturage barapfa, abayitwa n'inzara mu buhungiro n'ibiki byose, ahora bazinguturaga, bagombye kuba bari gukora bakaba bari kudindira kubera inzara. Ntibakore kubera imirwano. Wowe nguririrwa ngo watubwahamagaje Kagame ngo mwumvikanye uko bagomba kuhava. Byamara kumvikana Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaza ati twumvikana ibikize, ni nkuko yakabivuze. Ati igihe cyose ibintu baza babitugerekaho kandi atari twebwe, ntabwo ibyo bintu bishobora kuzarangira, ntabwo byashoboka. Ntabwo byarangira, ati byose bishoboka gute? None se nuza yabuze iki? Kuki se Ukraine yatewe, yamara guterwa za NATO zigahurura, zahe zigahurura n'iki? Ubu no imbaraga baha Ukraine mu kurwana n'Uburusiya, niba ko bakunda Kongo, bafashije Kongo nibura 1 miliyari cy'izo mbaraga, niko ntekereza. U Rwanda niba ari rwo ruyihungabanya rwamara n'umunota umwe urwawumara. Ese tugaruke ku ibyo bintu. M23 n'abandi bose bahungabanya Kongo, turi muri context yo guhungabanya Kongo, sibyo? Baravuga bati inyeshyamba ubundi nticura intwaro, hari byose haba hari suruse ya intwaro ziba zituruka. Ni bya bindi rero ngaruka nongera mbabwira ngo hariya nabonye harimo n'ari umubirigi n'ari ngo aregutse niba ari inde nawe ngo bafata ibihano byo kutazajya mu Burayi niba zigumira muri Kongo, niba ari umutu ariko muze kubimbwira di rano n'umuturage wa Kongo kuri atazasubira mu Bubirigi, afite nationality y'abakongore simbizi, aho ngo ari mu bafasha M23 nawe ngo
bujije ariko se bamubuza kwinjira iwabo kandi ari iwabo ni uwahehe uriya muzungu nabonye urimo. Hariya rero nibyo tugaruka tukavuga tuti abazungu bagendana n'inyungu zabo. Uyu munsi nibabona inyungu zabo, niko mbibona, niyo babona inyungu zabo cyangwa ari cyo bari kwexploiter, haba ku baroberi cyangwa se kuba bafasha, ibyo byose afite hariho network uko mbibona, kuko ibyo byose abazungu nibo bagurisha izo ntwaro, ntago zigera hano muri Afurika cyangwa zigere kuri M23 zanaca ku Rwanda rukabafasha, nuko nyine narwo ruba hari ahandi aho ruba rwazikuye kugeza aho bazikura batagira. Ni ukuvuga ngo rero babishatse ibyo ngibyo, bafite uburyo bagenda bablock izo nzira zose, intambara yarangira. Kubwira u Rwanda rero ngo nimuhave gutya, babishatse nibyo nanavuze, imbaraga bakoresha mu kurwanya tugite ko byakwitwa iterabwoba, nabo bazikoresheje nkuko batabaye hariya cyase byagenze gute. None zereka uzarebe ni ikihe gihugu kitari inyuma ya Kongo? Ngo mbwira, Kongo Uburusiya ntiburayirwanira, burashaka iyo kibazo kiranya. Nibyo bwavuze buti muzidekare ko muri kurwana n'u Rwanda tuzabafasha. Ntekereza ko wabahaye zira ndege. Ari igihugu wari wumva kivuga ko Kongo ifite amakosa, u Rwanda rurayirega ko ifatanya na FDLR ibintu byinshi cyane n'ibiki. Ariko uzumve tujuru bavuga bati M23 mugende muvaho ngaho. Kagame kura M23 muri Kongo, uvugana na Yves hariya muri Kongo. Bishatse kuvuga ngo Kongo kugeza iyi saha ukurikije muri diplomasi mpuzamahanga iravuga rikijyana, ariko ririjyana. Ibaza abarusiya ntago barwanya Kongo, ntawuza ajya impaka. Abongereza nuko mbega Uburayi bwose ninde munyapo ni ikihe gihugu kitavuga ko Kongo iri kurengana? Amerika noneho yo ubona hari wagira ngo ni Kongo, ko iravu 100% iranabyemeza iti abanyarwanda bateye Kongo. Ariko no kuvuga abanyarwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda gifasha, cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda bufasha M23 cyangwa se biri kumwe. Amerika yo ibivuga neza ibireba 100%. Ari byo rero duhita twibaza tukavuga tuti muri rusange nagira ngo twungurane ibitekerezo, habuze iki kugira ngo Kongo itabarwe mu gihe bari abaturage ba Kongo, niyo ndi kwivugira ko ngoma ari kwirebera bari abaturage bayo bari gupfa, bitwa n'inzara, bitwa n'ubuhunzi, bitwa n'iki. Habuze iki? Aho hose rero buri wese yakagombye kubyibazaho, ndetse tukabiganiraho neza, no muri commentaire wese akajya avuga ati ikintu cyabuze ni iki n'iki. Ariko ngewe ngaruka kuri ya principe isi koresha, ya principe y'ikuzimu. Yanekereza ko iyi principe y'ikuzimu izagera ikarangira burundu ikagenda nk'ifuni heze, hagatsinda principe z'ijuru. Yani ngo muri politike nta rukundo ni inyungu. Kongo rero ntekereza ko cyane ngo muri politike ni imbaraga, nta rukundo. Kongo ku mbaraga zayo ifrapye nyine nk'uko Burundi bwabigenjeje, cyangwa se nk'uko nindera ariya Tanzania ninde wigeze kuyitera, ari umuperezida wa Idi Amin, ninde ndumva ari perezida wa Uganda wigeze kuyitera, aribwo ba Museveni bahise babona pass nyine bakafatiraho, Tanzania igahita yivuna vuba umuperezida kanavaho. Ariko yari bugufi gufata Tanzania. Kubera iki? Kubera ko Tanzania yagize imbaraga, na Kongo rero urumva ko birayisaba imbaraga, niba ko ishyigikiwe n'amahanga azayishyigikiraho ko atari mu magambo. Nicyo bivuga buriya muri politike. Nayo rero birasaba ko abaturage bayo, uretse ko unanarebye hari abanyapolitike benshi bagenda banenga perezida Kisekedi bati igihe wafashe ni igihe gitoya, nako nta kintu wakoze mw'ibi bihe. Ibyo byo yafashe igihe koko Kisekedi wabonye agiyeho afite amashyushyu n'umubano wo kubana n'ibihugu mu rwego rwa politiki ishingiye ku bukungu. U Rwanda barabana neza rwose, banubakana n'igisirikare. Navuga ko u Rwanda muribuka icyo bita ngo hibu y'abakongomani, mbona intore hano ngo hibu yamaze FDLR, yinjiye mu bintu bya FDLR, agenda ngo yica mudacumura. Wumva nta kindi baririmba umubano w'u Rwanda na Kongo, nk'uko ku bwa Habyarimana hariho umubano w'akadasohoka waririmbwaga umunota ku munota, umubano w'u Rwanda na Zaire, amahoro nasagambi.
ariyo ndirimbo. Naho rero ejo bundi tubona ibingibi byari bishyushye bimeze neza, Kisekedi rwose na Kagame bameranye neza mu ryabuki, ariko abakundanye nibo bashwana. Twagiye kubona tubona ibintu bibaye shambaride, ibintu byose bisubiye iwa Ndabaga. Ariko Kisekedi yazanye amagambo akarishya avuga ati ntacyo tutabahaye, twakoze ibintu ibi, twakoze ibintu ibi, twajyanye mu ma operation. Zero operation zatangiye depuis kubera ku bwa Kabila, uriyo mwana Kabila fils wavuyeho, ziraba bahiga FDL bagira gute, ariko n'imvugo z'abanyapolitiki hano twarazumvaga tuzibona, avuga bati ibintu bya rwose ati nta FDL ntaki twabacyuye twarwanye, ntabahari n'abasigaye ntacyo bamara. Ariko ubu ngubu iyi minsi FDL mu mvugo iravugwa cyane ngo irakomeye, ngo ifite imbaraga, ejo ngo iratsinda, biragenda nako ati niri gukora ibi n'ibi, niri kurwana muri Congo, niyo iri gustopa cyane M23, turi kurwana na Congo, turi kurwana naki. Ukibaza FDL rero niba imera cyangwa se igeze gute, ariko uburyo ibyo bavuga biba bishoboka, birashoboka ko ikomeye. Ntawamenya uko politiki ihindagurika. Niba mvunya mbabwira ngo burya umuntu hari ntago ari babura baje, umuntu hari burya bahari, niyo mpamvu baba bagomba kubimenya. Ukavuga uti sawa, kugira ngo abantu bahore mwizi ntambara z'urudaca, abantu ko ari abanyarwanda bose, twarebye igikwiye kugira ngo abantu babane mu mahoro kurusha uko abantu bahora barwana bagira gute. Reka mbabwire, iyo njya mbibwira abantu uko bigenda kose, ntawe umenya uko isi ihindukira. Hari igihe ushobora kureba umuntu ukavuga uti uyu muntu muri rusange nta mbaraga ashobora kuzagira, ntibizagenda bite, wamuciye amazi, wamusuzuguye. Ntumenye ukuntu ibintu bigenze bitewe n'uko Imana imenye. Twajyaga twumva ku mwanya mwumva muri Amerika abatalibani ngo barahora bajya, ariko wumva abatalibani basubiye ku butegetsi. Ibintu bya politiki y'isi biba bishekeje cyane. Burya rero abantu baba bakwiriye kureba cyane cyane nk'ibihugu byacu bikiyubaka, aho kugira ngo amafaranga ahugire mu guhora turwana ubwacu, mu guhora duhanganye. Ndirebera nkatwe ubwacu Abanyarwanda bagombye kuba turi gukoresha ayo mafaranga mu bikorwa bizamura igihugu. Abanyarwanda bashyira hamwe bagahangana n'igihugu ubwacyo gishobora kubatera, ari igihugu cyabateye, ariko nabo ubwabo nibura bashyize hamwe bakavuga bati turivuna iki gihugu cyaduhohoteye gutya. Ariko atari umunyarwanda ufite wicaye yikanga umunyarwanda mugenzi, icyo kibazo kikabanza kuvaho. Ntabwo igihugu kizakira mu gihe cyose kikiyobowe mu bwoba, mu gihe kikiyobowe mu iterabwoba, mu gihe kikiyobowe mu bibazo, mu ntambara z'urudaca no mu bigeragezo bitarangira. Banyarwanda rero, banyarwandakazi bakunzi bacu, turababaye, nongere mbibabwire, ariko kubabara kugera kure siko gupfa. Nizera ko igihe kizagera mugani w'abanyururu isheni gacika, amahanga igihugu kigafunguka, ububanyi n'amahanga bukagenda neza, tukabasha kubana neza n'ibihugu turi kumwe muri wa mubano w'akadasohoka. Abanyarwanda bagakora bakongera bakiteza imbere, kandi ibyo kurya, ubuzima bwiza bukaboneka, tugasezerera ubuzima bubi. Mwihanganiro kandi mukomere, ariko ikiri imbere ya byose njya mbabwira ni Nyagasani Imana yacu. Nyagasani Imana yacu tugomba kumusenga uko byagenda kose, tugomba kumusenga kugira ngo tuzabashe kugera ku byiza yaduteganyirije. Mukomere rero kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu. Ni Mwizerwa Silva, Perezida PS imbere akuri Kigali mu Rwanda mwaganiraga, ngira ngo twagajyaga dukunda kuganira kuri kamera cyane cyane. Umunsi twabaye ngombwa ko dukoresha ubu buryo nk'ubwa radiyo, kubera ko ndababwira ntaho turi hose twagombye kugira umuhigo wo kuvuga ngo haba mu mvura, haba mu bunyereri, haba mu ishyamba, haba mu gishanga, haba hehe, tugomba kurwana urugamba byanze bikunze. Nta kwijena, nta gusekana, nta kugira gute. Imyenda yaba yagucikiyeho, si ngombwa ko uzakora ibintu byiza ngo nuko ngo umeze gute, ngo nuko ngo umeze neza, ngo nuko usa neza. Ntabwo ibyiza byose bigerwaho n'abasa neza,
ntabwo ibyiza byose cyangwa se ibifite akamaro byagezweho n'abize baminuje, ntabwo byagezweho n'abakire, ahubwo ibyiza byose turi kubona byahereye ku bantu bafite ubwenge Imana yabihereye ndetse n'ubushake bwo kugira ngo bakomeze gushakashaka. Ntuzigaye rero ngo wicare ngo ngeze ubundi ngo ndaharanira iki, ngo kuko ntize, ko nta mafaranga mfite ntaki, ahubwo banza urebe niba uburenganzira bwawe buri kubahirizwa. Nubona uburenganzira bwawe butari kubahirizwa, uvuga uti ndarwana rwose, ngiye kurwana iy'abanyamavunja, ariko ndwana urugamba rw'amahoro kugira ngo nzabashe kugira gute, nzabashe kuronka amahoro. Nta gihe rero na kimwe mbabwiza ukuri amayeri n'ibiki byose bizaza bijya ku muntu, igihe cyose utazahaguruka ngo birwanye, n'ubundi ndakubwiza ukuri igihe ugukandamije kikureba kandi akaba ari fiyeri yo gukandamiza, ntashobora kuzagukanda, ahubwo azagukanda guturumburemo n'amaso mu gihe cyose utazamubwiza ukuri. Niba guhagaze hejuru ariko agukandagiye n'ikirenge, ujye kumubwira ngo ikirenge cyawe kiri hejuru y'icyanjye, ubwire ngo urankandagiye kandi uri kumbabaza. Nawe abone ko bikubabaje, ubutaha najya kubikora azabikora yitonze, ati wa muntu uko yamenye ko ndi kumukandagira. Kinjye ngaya abantu, hari abantu dukunda guhurerega ushaka ngo burya ngo mwebwe ngo muravuga ngo ariko ngo rwose ngo murakora, ukareba umuntu urabikubwira, ni umuntu ufite igihagararo cyo kubaho yavugira ijambo, yajya kuri radiyo akavuga cyangwa se mu nteko yaba ari kumwe n'abandi yavuga. Amaradiyo yabo ifashe n'ibiki byose rishobora kugira impagite ziri pozitifu mu banyarwanda cyane bitewe n'igihagararo cyo. Hari abantu ngiye bajya babimbwira, ngiye nkumva avuga ese guki mwebwe oya rwose ngo rega ngo aba bantu ngo urabizi ngo natwe imyanya imyanya ubajya mu mwanya wa fantome kubera iki se? Utagize icyo umaze, niba ubona ko ntacyo kumariye uzaguteza ibibazo, wavugiye ahuri kwa benshi buriya ngo tuba tumeze gutya ko wumva muri benshi. Ibaze tuvuye nk'urugero nk'inama ya minisitiri iteranye, inama ya minisitiri ni bangahera cyangwa se abadepite bari kubona ibibazo, aho kugira ngo muvuge muti ibibazo bigombye gukemuka gutya, ahubwo ngo tutapfa kandi ugasa mwese muvugiye rimwe bakabica, ko byari ibintu bigaragara yuko ko bya bintu bitoroshye. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, nagira ngo mbabwire ngo kurwana urugamba ntabwo ari ibintu byo kugenda wunamirije nk'intama, kuko ushobora kubyanga gutyo ngo ntago mvuze, kuko turi kurwana ejo ukazashiduka akarengane kakugeza. Ubuze nta bantu bari abaminisitiri ubu ngubu bari kwirukanka babuze iyo bakwirwa, nta bataye akazi se, nta bari mu mihangayiko se, nta bari mu magereza se. Ni ku isi hose niko bigenda. Haranira ukuri niko kuzakubatura. Naho igihe cyose uzabona burya akarengane niba kari mu gihugu, akarengane ni virusi mbi cyane, nawe kazakugeraho. Ikibabaje nuko uzataka kakugejejeho. Kuze ni abanyemari b'abakirano muri Rwanda birirwa barira nk'aduhinja, batanakiriho bamwe imiryango yabo iri kurira. Kuki se icyo gihe bari kwibera uyu munsi bakaba bari kurira? Nuko rero mbwira bumva, Imana ikomeze barinde, komeze muryoherwe n'ibihe byiza turi kugana ku musozo w'umwaka. Bibutse kugira ngo mwibuke mo kabyara abantu bafunze mubafashe kandi mubarengere kandi mubane nabo. Uwiteka arakomeza abane nabo, namwe Imana ibarinde kandi turabakunda. Igihe cyose dukomeze tufashanye muri byose. Mukomere cyane.